ndashaka kubabwira akantu gato ku bantu muri kwiga mufite ibizami muri iyi minsi. Harimo ukuntu abantu bari kugeraho muri iyi minsi, abantu bari kwigira muri Kigali bari kubaruka cyane simbitindaho, ugasanga umuntu ageze inaha circulation y'inaha iba yiganje n'ibinyoteri cyane, ugasanga umuntu ntabwo azi ikinyoteri cyo guhaguruka LB cyangwa ikinyoteri cyo gushyira ku ruhande. Ndashaka ko ibyo bintu tubivuganaho. Hari ukuntu umuntu abona nka biriya bikoresho biri kuri kabine y'imodoka, biriya by'imbere kuri tabo, birabona gucana ibinyoteri, gucana amatara, gukoresha eswiraso, hanagura ikirahure, ugasanga abantu ntibatuzi kandi baje mu kizami. Ese uba wumva imvura n'igwa? Njyewe nsatswe n'umunyeshuri utagira amatsiko, wicaye mu modoka ifite amataburo agera muri 3 urimo urayarebamo, uri kubona utuntu tw'uduhembe imbere yawe, ntukeneye no kubaza icyo bikora. Tureke ibyo bintu by'amatsiko, tureke ibyo bintu by'amatsiko. Hari ikiganiro twakoze mbere y'iki, sinibuka niba ari wowe niba ari Tayiba, yaravuze ngo oya niwe wabivuze, waravuze ngo ni gute wanga gukanga umunyeshuri ngo kugira ngo ibiki n'ibiki nyine ngafata ibintu. Gukanga umunyeshuri ntabwo bituma afata ibintu. Oya kumukanga sometime yuri cool uri cool. Iyo kanze umuntu mukanze ukamuganiriza neza, naragenda akitekereza akavuga ati buriya kwigisha uzabaze nk'abarimu, buriya abarimu ibaze kuba umwarimu agukubita byanyaga ko yanakuvuna bro, ariko wagira hanze ukajya umushimira. Gukanga ndi kuvuga ntabwo uri kubyumva. Izo ni comment z'abasongozi. Mukanya turareba, mukanya turasoma udukomenti dukeya dusubiza ibibazo bike ubundi twikomereza. Gukanga umuntu ndi kuvuga ntabwo uri kubyumva, sibyo ibintu ngira ngo ndikubwire wenda we ntabwo ugera kuri tele cyane, ariko ndashaka kukubwira ibintu ko bibera kuri tele wowe wenda utazi. Hariho ukuntu nk'umuntu agomba ku giti cya parike, umwarimu agahita aturuka hariya ngo ubu wagikobwa we cyangwa se wagihungu, urabona uri gukora ibintu biri mu bwenge iki n'iki. Ibyo byose byiza. Abo nabonye akenshi abarimo barakara, dore bararakara hari ukuntu ari ibintu byabiba ku bantu. Hari uburyo uva muri vitensi ya 5 ushaka kugaruka gutyo ugahita nko muri reverse kandi ukigenda. Hari umwarimu ahita abyimba umutwe ukanabibona. N'abahita barafite impamvu barakara, reka tubwire impamvu barimo barakara. Wowe iyo ushatse kwangaje reverse kandi imodoka iri kujya imbere, uba ushaka guturitsa boîte ya vitesse, kandi boîte ya vitesse iramutse ituritse imodoka ibaye iri nko kwihuta nta n'umwe warokoka muri byo. Usibye n'ibyo ngibyo buri iramutse ituritse ihita igwa mu muhanda. Kugukanga se ibyo bintu ukabitinya mwikosa. Umva nkubwire ikintu cyiza kibaho rero ngiye n'ukuntu mbigenza. Asa mvuga uko mbigenza cyangwa mvuga ikintu cyiza kiri. Nimvuga uko mbigenza ndabana oya wikopeza abandi barimo babananza cyiza kirimo. Abarimu bashaka kwiga nabo bazakora subscribe. Aho abarimu ahubwo bazi bakwegere bakubaze ngo kwiginga guhari. Abantu bangezeho bazi ukuntu nanga service. Sinshatse kuvuga ko nta muntu nakwigisha ngo ntatsindwe, bazanye ubujangweri watsindwa. Ariko ibintu twigisha babashije kubyumva ugatuza ukabyapurika mani birakora. Hari abantu bagiye bakora rimwe mu muzi na comment bari gushima. Ntabwo ugenda muri comment ngo nandike ikintu gifite category zinyura gutwara imodoka zose. Nta category gemba cyeneyeho nta n'umuntu nyine kaza kumwigisha gutwara. Ndimo ndafasha abantu. Ese ko ufite rashi man bite ka comment kamwe bakuvuzeho bakubwira iki n'iki niko kakora kaje. Ikibazo ngiye comment nta kibazo nyifiteho, aho kugira ngo agende atavuze nta kibazo afite. Mwamututse muri benshi akinjiza. Ndagira ngo mbabwize ukuri, iyo utabihaye umwanya nyine ngo ubyiteho nta mumaro byakugirira. We niba ukeneye comment yicara wige nta kindi. Okay, reka nkwereke ikintu dukomezaho ugiye kubwira abantu. Hari ibintu wabasezeranyuza ugomba kubabwira bijyanye uburyo umuntu ashobora guhagarara mu buryo buri emergency. Guhagarara biri emergency ya. Last time narabyemeye. Ikiganiro narabyemeye ntabwo kirajya out. Abibahaye reka ndabibaha. Bibahe. Jerega nimba nahoze ndi duwaye. Urashaka kuza wabaye prefsiga ushinzwe amasomo. Ndashaka no kuba directeur undi pref. Urumva ngomba kwita ku banyeshuri nkababariza bya bintu nyine bituma nta muntu uzongera gutsindwa wize ku musongozi. Kandi ibyo bintu birashoboka cyane. Ibyo bintu birashoboka cyane. Dushobora gukubita ukwezi nta muntu n'umutsinzwe. Dushobora gukubita ukwezi nta muntu n'umutsinzwe kandi byakunda. Kuko giyewe hari nk'abantu wenda babona ibintu bakavuga ati no muntu yigishije umuntu rimwe ahita atsinda amana uzikura mu nta muntu ugitsindwa. Oya, hari abantu banjye batsindwa. Ako twabikora ntibatsindwe. Baza bicara hano bareba ibiganiro. Babashije kudukurikira bakumva amagambo tuvuga bakabyemera bakabyapurika nk'uko tubivuze.
batsinda bro kuko abakora rimwe ni ababa babashije kumva igihugu cyuzuye amawifi ikintu ugomba kumenya nimba udafite data wagiye bazi abantu batazi iki ngiki man ntabwo babona ukuntu mu Rwanda iterambere ryaho riri kubakwa ntabwo mu Rwanda bazaza ngo bakubwira ati dore kiriya kibanza shani icyawe wa munyarwanda ahubwo ngo ushatse cyabe cyawe umunsi ufunguye robine y'iwanyu amazi akirirwa ameneka wasanga kuva mu gitondo kujya nimugoroba hamenetse amazi yakwishyura nk'ibihumbi 10 cyangwa isi igihumbi kuri wasaga urumva amazi n'umuriro mu Rwanda ni ibintu biri kugura make na network bakubisemo na internet genca muri uyu mujyi ufunguye wifi ahantu hose ngeze nkajya kumva ngo message ziri imbere nazi ngo oya ushobora kugera ushobora kwinjira hano ushobora kwinjira ku muhanda muri Nyamata muri Abdel dore tekinike y'indirenze uburyo bwo kuyoboza bwiza ugasanga umuntu mani izo wifaze ikoresha ari scrolling agahita avuga ati gabanya itaba mani itaba ribonyeho umushenzi ababwiye atamuzi kureba mani rekaza ntuka judging face y'umuntu twahuye kuri tele baranze ariko hari abantu ariko nanone hari ikintu bagomba kuba hari umuntu utakigisha neza atagize bahamagarara atagize guteze navuze wumva yumvisha ntago ari ibyo umvisha jemba ndi tayari nyine uri tayari yo wagize n'impamvu kujya mu nce n'akajagari abo bantu banditse gubingana mwigana nabo ko batabakoresha no ngo bazano babereke ibyo bazi niyo mpamvu ugeraho ugasanga utazi gucana ibinyoteri si byose ni gute umuntu yiga imodoka ukwezi atazi gucana ikintu mpamvu umuntu abona perima atazi kumenya niba imodoka essence yashizemo ariko umwana waciye ku musongozi agakanda kuri link yanjye abaza ukuntu bajoja imodoka we kujoja ntabwo uzi ngo ni ukugira gute ubwo urumva navuze ibintu biba mu Rwanda kandi kujoja nawuzanyemo sirenge kandi kujoja ari ibintu biba ku modoka ariko nyine umuntu utarakoze subscribe mane ibyo bintu ntabyaza reka dufashe abanyeshuri banjye ejo batazarakara ngo perefe ntago ariko tuvuganira tujye muri comment ariko njye nari nabisubitse iyo utangarura burane nagiye wowe warakaye sinzega ko ariko abantu mushaka ko abana b'abanyarwanda babona perima ari benshi mureke comment mbi uko urabona tumaze time nini turi mu bindi bintu bidasobanutse kubera comment mbi mwateye uyu musongozi wanyu ni mu murakaza muratsindwa muri benshi cyangwa nko amutipe ngo bafana banje ngo nimuze namwe mujye ngo mu tuzigire Bugande ndamwemera koko tuzigire Bugande bro bombo crack na that none mwana ikintu kiriho mu gihe cyo guhaguruka no guhagarara ibijyanye na emergency stop nibyo ari murambwira yego ukuvuga ngo emergency stop si uzaba ugiye guca kuri dodani hari umujene wa Yesu natubwira ngo none se bwo kugiye ngo kuvuga ngo ibyapa ngo ibiki n'ibiki ngo ko hari biba bitagaragara twemeye umuganda tuzawosobanura naho tugende tuwukore live ku musonga Tayira Clovis na one team kamera nkenye ziri gukora zose zimeze fresh zirakateye tuzishyire ku ruhande icyo cyapa dusige kigaragara ni icyapa kiri mu mihanda ya Bugesera ahantu kitagaragara neza tuzagenda tugikore tugisiga tugikorera isuku ya fresh tujya muri comment ikintu kijyanye no guhagarara biri emergency bakwisomera comment tukakireka tukazakibabwira se batubwiye ko gicaye kuba wabitinye ibi bintu kabiri ko tutabivugaho ntago nyine bambwire niba babikeneye okay it's okay ntago barabivuga twagiye muri comment cyakora cyo nk'abantu 3 cyangwa 4 nari nk'abantu 3 cyangwa 4 niba tubwira muri comment ngo bidukorere zahita mbikora twagiye muri comment yo kureba comment nkeya zifite ibibazo biri urgence tubari byo dusubiza community zivuga nabi niyo mpamvu mutajya muzumva nabo tuzifitiye umwanya rata kugenda utavuze uzavuge uyu tubaje mu cyeri bisomera aho gifite amazi asobora habona wegetse Salamu Musongozi wansobanuriye niba ushobora kurekura ambrillage uri muri vitesse ya mbere ugakora urugendo uri muri vitesse ya mbere kandi nta ambrillage gukora urugendo uri muri vitesse ya mbere kandi nta ambrillage